Mu biruhuko bisoza umwaka w'amashuri 2023-2024 nibwo Minisiteri y'Uburezi ndetse n'ikigo cy'igihugu REB bagaragaje ko abana bo mu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri ndetse n'umwaka wa gatatu w'amashuri abanza batsinzwe amasomo y'ibanze ariyo Ikinyarwanda, imibare ndetse n'Icyongereza. Ibi byatumye Minisiteri y'Uburezi ndetse na REB bashyiraho gahunda nzamura bushobozi igamije gutuma aba bana bigishwa aya masomo y'ibanze bakayamenya. Dr Nelson Mbarushimana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, avuga ko impamvu yatumye hashyirwaho ubu buryo bishingiye ku bushakashatsi mpuzamahanga bugaragaza ko umwana uri muri iyi myaka iyo adatsinze neza amasomo y'ibanze adashobora kwiga iyindi myaka ikurikiyeho mu buryo bunoze. Ni mu kiganiro n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo umunyeshuri arangije umwaka wa gatatu w'amashuri abanza, mu mitekerereze ye afite ikibazo cyangwa se atazi gusoma, kubara no kwandika, umwaka wa kane uramugora, ntawiga neza. Ikindi rero, Ikinyarwanda ni ururimi rwacu nk'Abanyarwanda. Bagomba Abanyarwanda, abana bacu bagomba gutangira kurwiga hakiri kare, hakaza n'Icyongereza ari rwo rurimi amasomo yose yigishirizwamo. Mu kuvuga yuko utaramenya neza ururimi amasomo yigishwamo, nta nubwo ubwo butumwa ubimenya neza. Imibare rero ivumbura ibice byose by'ubwonko kugira ngo umunyeshuri abashe kwiga neza. Ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda nzamura bushobozi ku mugaragaro yatangiye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka, maze isozwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani. Ni gahunda yatangiye ababyeyi batabyumva neza nk'uko bamwe mu bagize uruhare muri iyi gahunda babigarukaho. Ntabwo ababyeyi bari mu kudufasha cyane muri iki gikorwa. Dufite urutonde rw'abana ndetse n'amanimero ya telefone y'ababyeyi, ku buryo iyo hari umwana utitabiriye gahunda tumuhamagara. Mu itangira ry'umwaka w'amashuri 2024-2025 abana bize muri gahunda nzamura bushobozi bari mu bana nabo batsinze bimukira mu yindi myaka ikurikiyeho. Bamwe mu barizi bakurikiranye aba bana bagaragaza ko itsindwa ry'aba bana ryari rishingiye ku bucucike mu mashuri, ariko uruhande runini rukaba imibereho yo mu muryango. Nuko akenshi hano mu murenge wa Kazo muri zone turimo, abana ntago biga neza biturutse ku miryango. Abo bana nabo twasanze abatsinzwe harimo ibibazo bituruka ku miryango. Ubwo rero abana twabitayeho, bamaze kuza turabanza tubitari bake. Kubitari bake byatumaga mwarimu abitaho akamenya n'imbogamizi bafite bose. Ariko by'umwihariko ngiye nk'imbogamizi narebye nko muri iyi miriye dutuyemo, ureba ababyeyi haragiye abana batuka mu famiye zikennye, abana birirwa mu miceri yo barinda imiceri. Nicyo kintu urebye cyatumye habaho buriya buryo abana bagatuma batsindwa. Ikindi ni ubucucike kwigisha abana benshi, mwarimu akigisha abana benshi akabura ko agera ku bana bose muri rusange. Buriya nabyo byabaye motivasiyo, kuba umwana ari kubona igikoma na biswi nabyo byabaye motivasiyo. Hari umwana wazaga akaza wenda ya-intervene kuri icyo gikoma, ariko yagera hano akanafata n'ayo masomo. Ibi kandi bigarukaho na bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ko iyi gahunda nzamura bushobozi yafashije mu ireme ry'uburezi ndetse inatanga igisubizo ku buryo bukomeye. Byagaragaye ko ifite umusaruro kuko twari dufite abana bagera mu 160, ariko kugeza ubu 154 barimutse. Gahunda rero nzamura bushobozi barayitabiriye, nkanjye agomba kwitabirwa n'abana 120, kwitabirwa n'abana 115, ariko abandi twarabakurikiranye baraza baraniga, ngira ngo nkuko nabibona hano deliberation, twakoze na deliberation y'amanota rwose. Leta yagize neza cyane ko yatekereje kuri gahunda nzamura bushobozi, kuko ari nk'abana basibiraga ntibabone ubundi buryo bwo gusubiramo amasomo kugira ngo bashobore kuba bakora repeshage. Ubundi kera habaga icyo bita repeshage. Ku ruhande rw'akarere ka Ngoma, niyo nagira Nathalie, umuyobozi w'aka karere, asaba abagize umuryango kubana mu mahoro mu rwego rwo kwirinda intonganya zigira ingaruka ku mibereho y'umwana. Umwana wishimira guhora mu ntonganya, guhora abona ababyeyi basimbuka, rwose akeneye umutuzo nawe agakorera inshingano ze
ariko nibura ababyeyi bagize ibyo bamuha nk'ituze, kandi mu by'ukuri iyo miryango akenshi ikunze no kuba ibanye nabi, usanga ari nayo miryango idakunze kubonera abana ibikenewe by'ibanze, akaba ari nayo ntandaro nyine yo gutsindwa mu ishuri. Turakangurira rero ababyeyi kubana neza, bakubaka ingo zizira amakimbirane, mbese bagerageze uko bashoboye, kuko iyo bakimbiranye bigira ingaruka mbi ku bana. Imibare igaragaza ko mu gihugu hose abana 345 ari bo bize muri iyi gahunda ya nzamurabushobozi, aho mu karere ka Ngoma imibare igaragaza ko 98% by'abize muri iyi gahunda bose batsinze amasomo, ubu bakaba barimukiye mu yindi myaka ikurikira. Leonce Nyirimana, mu karere ka Ngoma.